Mwaramutse neza abandi muraho. Ndabashimiye cyane yuko dukomeje kubana kuko hari haciyemo igihe kirekire ntarimo ndakora, gusa mumbabarire, murabizi ko mu buzima rimwe na rimwe tugira eh, ibisitaza, ariko ndashima Imana cyane ko uyu munsi yanyemereye eh, ibisitaza bikaba bimeze nk'aho byavuyeho. Ndatekereza tugiye noneho kwiga buri munsi. Buri munsi hazajya haza isomo rishya, kuko murabizi ko mbere twigaga iminsi itatu mu cyumweru, ariko ubu ngubu bwo biratandukanye. Ubwo eh, tuzajya twiga buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, ndetse buri cyumweru cyose turi dufite isomo rishyashya turi buze kwiga. Uyu munsi rero wenda hari bamwe tutagiye tubana kuri Zoom hamwe natangiraga amasomo n'ubundi, hari bamwe tutagiye tubana. Niyo mpamvu nifuje ko nakongera nkatangira kuri zeru, kugira ngo na wa wundi uwo ari we wese urimo uraza abashe kuba yakwiyumvamo. Uyu munsi tugiye kuba twakwiga cyangwa se twatangira kwigana igice cya Microsoft Word, aho tugiye kwigana zino tab zose mubona hano. Izi ngizi zigiye zitandukanye nizo tugiye kwigana, zino zose uko ziri hano. Noneho uyu munsi nkaba nifuje ko turi buze guhera ku gice cya home tab, tukigana zino riboni zose zigiye ziri hano. Murabona ni nyinshi, kuzigira rimwe bishobora kuza kugorana, ariko ndizera ko gake gake tuzagenda twese tuzimenya, buri umwe akamenya icyo zino riboni zigiye zikora, icyo buri icon igiye ifite. Murabona tugiye dufitemo amagurupe agiye atandukanye. Hano dufite group ya clipboard, hano tukagira iya font, hano tukagira iya paragraph, hano tukagira iya style, ndetse izi zose tuzagenda tuzigana hano ku ma editing n'ibiki byose tuzagenda tubyiga. Uyu munsi rero ndagira ngo duhere ku murongo n'ubundi kuri kino gice cya hano, ngo tugiye guhera hano kuri clipboard turakiga, ndetse nibiba byiza tugashobora no kurangiza kino gice cya font, uburyo uri buze kumenya buri kantu kose icyo gakora, biri buze kuba ari byiza cyane. Noneho reka ntangire wenda kugira ngo tube twakorana neza, cyangwa se kugira ngo tube twatangira kwiga kuri kino gice cya clipboard. Tugiye gutangira, wenda reka mfate rino jambo, wenda reka nze gatemo gutya. Murabona ko mfite wenda imirongo igiye itandukanye y'amagambo yanjye. Noneho ndashaka noneho kuba wenda reka mbanze ndi selecting kugira ngo murirebe. Reka nze wenda nanazuminge kugira ngo aya magambo yacu tubashe kuba twayabona neza. Reka nkoreshe iyi ngiyi gutya. Ndatekereza noneho muri kubasha kuba mwareba aya magambo neza. Ni random role mfashe kugira ngo nzifashisha kugira ngo nze kuba nakora neza inyandiko yanjye. Noneho wenda reka mvuge ko uyu murongo wanjye nshaka kuba nawukopiya nkawujyana ahandi hantu, cyangwa se iki gice numva nshaka no kukifashisha wenda na hano hasi, aho kugira ngo nongere nze ntangire mvuge ngo ngiye kongera nyandike ngo rolling, ahubwo njye ndashaka kuba naza noneho nkakikoresha nyine mu buryo bworoshye. Nubwo nukuza n'undi ukagifata ukagiselecting. Hano dufite copy, niyo uza ugakandaho. Kano ka copy niko uza ugakandaho, noneho ukaza ukajya handi kuri cya gice cyawe aho ushaka gushyira rya jambo. Wenda reka mvuge ko njye nshaka kurishyira hano, ubundi uza ukande hano kuri paste. Mbere yo gukanda kuri paste, hano dufitemo ama option agiye atandukanye. Hano hari keep sourcing formatting, cyangwa se tugipestinga ariko tunagipestingane format cyari gifite. Hano hakaba hari merge formatting, hano hakaba hari picture. Hangano wenda wayipestinga ariko noneho ikaza imeze nk'ifoto. Hano hari keep text only, hano kuba twazana ama text yonyine. Wenda reka dufate nk'iyi ngiyi keep source formatting. Urabona ko
yahise ihagera. Noneho wenda reka tuze hano hepfo gato, noneho tuse nk'abayipesitinga ari nk'ifoto gato turebe. Ndaza n'ubundi nza hano kuri picture, urabona ko ihise ifata, ihise iza imeze nk'ifoto. Murabona ko nshobora kuba nayidaraginga cyangwa se nkayigira uko mbishaka, kuko yamaze gufata fomati y'ifoto. Nshobora no kuba wenda reka nkande nko kuri kano ka icon ka hano, noneho nzi wenda mbe najya kuri front of text kugira ngo wenda noneho mbe nakadaraginga nkaba nanakajyana n'ahandi hose. Murabona ko nshobora kuba nakagitembereza uko mbishaka, nkaba nagashyira no mu izindi text zanjye zigiye zitandukanye. Ahangaha reka ntekereze ko naho tubyumvise. Ahangaha ni ku buryo bwo gupestinga. Tubonye ko gukopiya ni ukuza ugakanda hano kuri copy, noneho ukajya ku gice cy'ahantu ushaka kuba wakopiya, noneho ukaza wagipestinga, ukaza ugakanda hano kuri paste. By default iyo ukanze hano kuri paste bahita baguha iyi option ya hano yo kuvuga ngo ugiye gufata ngo keep source formatting, ukaba ariyo uri buze kuba ufite, niyo by default mu gihe ukoze paste. Wenda twebwe aka gace reka tube tukavuyeho, noneho tujye ku kandi gace. Wenda reka tuvuge ko rino jambo twarishyize ahantu tutashakaga, noneho twebwe turimo turashaka wenda kuba twaryimura tukarishyiraho wenda hano hagati hubwo. Ahangaha tukaba ariho twarishyira. Mu gihe twarishyize hano, ubwo turaza n'ubundi turifate, noneho hano murabona hari akandi gace kitwa cut. Ahangaha ni ukugira ngo twimure ikintu twari dufite hano tube twagishyira ahandi mu ndi hantu. Ubwo nimba hano twari twibashye wenda tukiyashyira, noneho turaza dukandeho hano kuri cut. Murabona ko hano gihise kigenda, noneho nze pointing ahantu nshaka kugishyira. Murabona kase yanjye niho irimo irapointingira, noneho nze n'ubundi nkande hano kuri paste. Hano kuri paste n'ubundi murabona ko mfite za paste n'ubundi zose uko twari turimo tuzikoresha mu kanya. Noneho reka nkoresha indi ya by default n'ubundi, ubwo ni ugukandaho. Urabona ko ihise izana rya jambo ryanjye nari mfite. Noneho reka twige na kano gace ka format paint, cyangwa se uburyo bwo kuba ufite nka font runaka cyangwa se nka style runaka ukaba ushaka kuba wayimurira ahandi. Wenda reka mfate rino jambo ryanjye, wenda reka mbe ndigize bold, wenda rihe size ya 20. Reka ndihindurire wenda kara igire nirihe rigaragara neza, wenda reka ngirire ingiri, wenda reka nanarigire italic, wenda nanarigire underline. Noneho ukaba wifuza ko iyi format ufite hano wifuza wenda nko kubonaho wanayishyira no kuri iri jambo. Icyo ukora uraza ugaselectinga iyi format yawe ufite hano, noneho ukaza ugakanda hano kuri format paint, ukandaho rimwe. Noneho urabona ko kano kanoza kanjye kahise gahinduka kano gakasa kanjye kahise kazana kanoza kameze nk'uburoso. Iyo ugafite uba ufite iyi format ya hano format paint, noneho uraza ugaselectinga ijambo ushaka kuba washyiraho. Mu gihe ukimara kuriselectinga ukirekura, rihita rihindura format, rigahita rizana ya format y'iryo hejuru. Wenda kugira ngo bigire, reka mfate n'irindi wenda ritahuye n'iringiri, noneho naryo mba ariryo mbe nashyiraho iriya format. Wenda ngiye gushyira format kuri iri ngiri, ubwo ndaza selecting, noneho nze nikandire format paint, noneho mitenza selecting rya jambo nshaka kuba nahindurira style cyangwa se uburyo nari stylinzemo. Murabona ko rihise rigira format imwe nk'aya ngaya yo hejuru. Ikindi kuri iki gice cya hano murabona dufite na hano kano ka icon, kano ka clipboard. Ndamutse ngakanzeho, murabona bahise banzanira ijambo iryo ari ryo ryose nari nakopiye mwa hano. Urabona hano ngiye nari mfitemo ntuzimwe, wenda reka nse nkukopiya n'irindi. Mwibuka ko kopiya no guselecting ijambo ukaza ugakopiya. Urabona ko naryo rihise ryiyongeramo. Na hano wenda nshobora kuba naza nkafata n'irindi runaka, naryo warikopiya. Urabona ko naryo ribaye rihise ryiyongeramo. Noneho nshobora kuba naza mfite nk'amagambo menshi nagiye nkopiya, noneho wenda ari nkayo ngiye kugenda nifashe nkavuga nti noneho ndashaka gukoresha iri ngiri. Urabona rihita ryinjiramo. Wenda navuga ngo ngeze naho nshaka kuba nakoresha iri ngiri, ukaza ukarishyiramo,
waba ushaka gukoresha irukaza ukaba warishyiramo bitewe n'ukuntu wowe urimo urashaka uko biri buze kugenda, cyangwa se n'uburyo amagambo yawe ushaka kugenda uyakoresha agenda yisubiramo. Noneho hano ushobora kuba waza ukaripestinga, cyangwa se ubwo ni mu gihe bingana no kuba wakanze hano, cyangwa se ukaba waridiritinga wenda ubona utari buze kongera kurikenera ukaba warikuramo. urabona rihise rigenda, cyangwa se aya ngaya wenda reka mfate, wenda reka njye kuri iki gice. None ushobora kuba waza ukayapesitingira rimwe ayo ufitemo hano yose, urabona hahise azira rimwe, cyangwa se ukaba waza ukanayakiringira ukayakiriyaringa yose uko yakabaye ukaba wayakuramo. Urabona hano kuri iki gice cya clipboard nta kintu na kimwe dusigaranye. Noneho reka twigire kuri iki gice cya font. Iki gice cya font niho tugenda duhindurira inyandiko yacu uburyo igaragara. Mwabonye wenda ko ubwa mbere wenda naje nkakoramo nk'aya magambo, ariko ushobora nawe kuba waza ugakoramo n'ibindi ugiye ushaka. Nk'urugero, duhere hano kuri kano gace ko hejuru aka ngaka. Hano dufite kino gice, aha ngaha murabona ko dufitemo inyandiko nyinshi zigiye zitandukanye, cyangwa se ubwoko bw'inyandiko tugiye dufite. Ushobora kuba waza ugahitamo bitewe n'iyo wowe ubona wifuza wenda ikunogeye. Nk'urugero, reka nselectinge nk'iri jambo. Noneho murabona ko aya magambo yose twanditse ari muri Calibri. Noneho wenda ririya na selectinze, noneho reka mbe nayashyira muri Algerian. Urabona ko rihise rihinduka, cyangwa se rihise rihindura uburyo ryagaragaraga kimwe n'andi. Nuko nta kindi mpinduye, gusa mpinduye umuryango ribarizwamo mu bigendanye n'imyandikire. Aho nshobora kuba naza n'ubundi wenda nkigarukira kuri Calibri, urabona n'ubundi rihise rigaragara nk'uko n'andi yagaragaraga. Kino gice kano gace reka tukaveho, noneho tujye kuri kano gace k'amasayizi. Hano murabona dufite amasayizi agiye atandukanye bitewe n'iyo wowe ubona ushaka. Ushobora kuba waza ugahitamo bitewe n'inyandiko yawe. Murabizi ko wenda ama headings cyangwa se amatayito ntago aba angana n'izi nyandiko zisanzwe za paragraph. Murabizi ko bigomba kuba birutana, cyangwa se hari ukundi bigaragara kugira ngo bize kugaragara ko ari titire y'ijambo runaka. Hano wenda nk'ijambo ushobora kuba waza ukagenda uhindura sayizi uko ugenda urishaka. Wenda reka nshyireho 22. Urabona ko iraruta, iyi 22 iraruta iri ngiri dufite hano rifite 18. Urabona uko bigenda birutana niko agenda agaragara cyane. Wenda reka mfate noneho iri ngiri. N'ubundi kano gace ka size ni kimwe na tuno tubiri, tuno twa A tubiri. Urabona hari kamwe gafite fresh ireba hejuru, ndetse na kamwe gafite fresh ireba hasi. Kano gafite fresh ireba hejuru ni ka increase font size, naho kano ko ni ka decrease font size. Urabona ku ijambo na selectinze, nshobora kuba naza noneho nkagenda ndyongera ntiriwe nza kuri kano gace ka hano. Nshobora kuba naza nkagenda ndyongera uko mbishaka, cyangwa se naza kuri kano gace ka decrease font size, noneho nkaba narigabanya nkarigeza aho nshaka njyewe mbona ahanogeye. Noneho tujye kuri kano gace ka hano. Wenda reka ndebe, reka hano nandike wenda nka title runaka, wenda mvuge ngo this is my title. Murabona ko iri jambo uburyo ryanditsemo ni uburyo busanzwe, ni ibyo twita mu nyuguti ntoya cyangwa se mu mukono. Hano noneho dushobora kuba twaza tugahitamo case runaka dushaka kuba twakoreramo. Nshobora kuba naba mu sentence case, ubwo ni ibingibi n'ubundi ni inyandiko isanzwe irimo. Naba ngiye gukoresha lower case cyangwa se inyuguti ntoya. Urabona ko na ya t yatangiraga nayo yahise ihinduka small letter. Nshobora kuba noneho naza nkakoresha upper case. Upper case ubwo noneho kuzishyira zose mu nyuguti nkuru. Noneho cyangwa se nkaba naza nkahitamo capitalize each word. Noneho no kuba buri jambo ryose ritangira kuba riri buze gutangirwa na capital letter. Noneho cyangwa se kuba naza hano kuri toggle case, noneho yo ni inverse cyangwa se ni imbusane iyi capitalize each word. Ndatekereza
hano nako turakumvise, noneho reka tujye kuri kano. Kano ka clear all formatting, nk'urugero murabona ko hano dufite fomati runaka, wenda reka mpere kuri kano gace selectinze gatoya, noneho nze nkande hano n'impakanda. Urabona ko fomati yose twapurayinzeho, haba sayizi twongereye, haba amabara twashyizemo, haba n'ibiki byose twashyizemo, murabona ko bihise bihinduka, bigahita bisubira kuri default size, cyangwa se kuyo iyi wadi yanjye ngiye itangirana ya 11, ndetse igahita itangira nta n'izindi fonti zose zigize za purayinzeho. Noneho ubwo ni nk'uko n'izi ngizi nayo n'aya ngaya yose ushaka kuba ariko wabihindura, nabwo n'ubundi ni ukuza ugakanda kuri iyi clear all formatting. Mwabonye ko gukopiya format ni ukuza hano kuri format paint. Noneho naho ndatekereza wenda reka ngarure amagambo yanjye ko yari ari. Noneho tugiye kuri kano gace ka hano hasi, urabona ko tumaze kurangiza kano gace ko hejuru hano ku bigendanye na fonti. Noneho kuri kano gace ko hasi ko tugiye kuba twareba hano dufite bold, wenda reka mfate kano gace inze nkandeho, ninkanda kuri B birahita bihinduka bime umukara wijimye cyane, cyangwa se inyuguti zanjye zigaragare cyane kurenza uko zagaragaraga. Noneho n'ubundi wenda reka mbare ryo nifashisha rino jambo na selectinze, nshobora no kuba naza noneho nkarishyira muri italic, nkaba narishyira muri italic style, wenda murabona ko bihise rihengama, cyangwa se nkaba naza nkanaricaho n'umurongo. Urabona ko mise caho umurongo hano ku mirongo, ariko dufite imirongo igiye itandukanye. Ushobora kuba waza wowe ugahitamo bitewe n'umurongo wifuza kuba wakoresha. Hari abakunda imeze gutya, hari abakunda imeze gutya, wowe bitewe n'umurongo ubona ushaka kuba wakoresha niwe ushobora kuba waza ugakoresha. Noneho no kubikuraho kandi ni kimwe, uraza ugakanda sorry munyihanganire, uraza ugakanda n'undi niba ushaka gukuraho iyi bold, uraza n'undi ugakanda kuri B, urabona ko isigarura ya style cyangwa se za nyuguti uko zagaragaraga bisanzwe. Waba ushaka gukuraho iyi italic, n'undi nayo no kuyikandaho nayo ikavaho, cyangwa se ushaka no gukuraho iyi underline nayo ukaba wayikandaho. Urabona ko bitewe n'icyo ushaka gukora ni ukuza ugakanda hano. Nabahaye uruhererekane rw'amashortcut ushobora kuba wakoresha kuri iki gice cya home tab, yose ndatekereza narayabahaye, mugerageze musubiremo mugende muyarebe kugira ngo nayo ajye abafasha kugira ngo byihute. Kuri YouTube rwose hariho ndumva hariho amashortcut ibyiciro bigera ni 3, ndatekereza ari 3 gutyo. Ushobora kuba wagenda ukayareba, nimba atari 2 gutyo, ntabwo mbyibuka neza. Ushobora kuba wagenda ukareba amashortcut yose twashyizeho, ukaba wayiga noneho kugira ngo azajye korohereza akazi kawe ka buri munsi uri gukoresha bino bice noneho bya hano. Noneho kano gace nako reka tukaveho. Noneho murabona hari ABC ariko biciyemo umurongo mo hagati. Byo ni ukuba noneho ijambo twa selectinze cyangwa se ijambo dushaka kuba twakoresha, noneho tukaba twaricamo umurongo. Wenda reka nandikemo nk'ibi ngibi, wenda nkaba nshaka kubicamo umurongo hagati, ndabiselectinga nze kuba nakandamo. Murabona ko bahise bampa umurongo uciyemo kabiri kugira ngo wenda nerekane ko wenda rimwe na rimwe hari ubwo. Okay, reka mfate nk'urugero rwa ntibavuga bavuga. Ntibavuga wenda rimwe na rimwe tujya dukunda nko gushyira kuri kino gice, noneho bavuga wenda tukerekana ikindi gice. Noneho wenda kugira ngo werekane ko bitavugwa wenda, cyangwa se wenda zishoreranye, wenda nkavuga ngo ntibavuga, nkoresha uruhe rugero? Inka ntiryama irabyagira. Wenda kugira ngo werekane ko iyi ngiyi ari nk'impakanyi, cyangwa se ari ukaba waza wenda inka ntiryama, ukaba wacamo umurongo wenda ari nko kugira ngo ukosore cyangwa se werekane iryo jambo ko nyine ritavuga. Inka ntiryama irabyagira. Okay, nirwo rugero nari nifashishije
noneho reka tujye kuri kano gace ka hano, ariko urabona ko n'ubundi mu gihe iyi ngiyi igipointinzeho, amagambo ari yose twakwandika aragenda aza aciyemo umurongo, kugira ngo ube wabikuraho n'ubundi no kuza ugakanda hano, noneho murabona ko hano hatagiselectinze, noneho ni ukuba waza ukaba wakwandika n'ubundi amagambo yawe uko ubishaka. Noneho reka njye no kuri kano gace ka hano, wenda nako wenda ngiye kubaha urugero rutoya rwo kwandika mu mibare. Hari ibyo twita binary numbers, wenda kugira ngo twerekane ko iyo mibare iri muri binary ni uko iba itarenga base 2. Kuba twashyiraho base 2, murabona ko hano twanditse imibare, murabizi ko binary numbers ni imibare ni 0 and 1. 0 and 1 ni so ni binary numbers. Wenda reka dukoresha urugero rworoshye bamwe bidahita bigira. Okay, reka fata urugero rwo muri chemistry, hahandi twandika H2O cyangwa se water, ariko urabona ko this two urabona ntabwo iri hasi nka kwa kundi ubusanzwe iba yanditse. Ushaka kuyishyiraho rero ni ukuza urabona agaselectinze, noneho nkaba naza akanda hano, noneho murabona ko ihise izana formati. Reka nongere size, murabona ko ihise izana formati ya water kwa kundi tubivuga iyo turi terime chimique cyangwa se muri biology gutyo. Noneho urabona ni rwo rugero hano nari nkoresheje, cyangwa se wenda haragira ikindi nikihera, wenda reka nkoreshe ni carbon dioxide COD. Urabona kano kabiri, kugira ngo ube wagira, wenda ushobora noneho kuba umaze kwandika gutya, ukaba noneho waza ugakanda kuri ya ocean ya hano. Mu gihe kabaye selected, irindi jambo ryose uri buze kwandika riri buze guhita rigenda rikomerezaho rimeze nka base, cyangwa se riri base, cyangwa se riri hasi. Aka gace niko twita subscript. Noneho reka tugende ku gace twita superscript. Kariya gace ka superscript, noneho wenda aho reka twigire mu ngero z'imibare, niho turi buze guhita wenda tubyumva ku buryo bworoshye. Twavuga ngo x wenda square. Urabona square ntabwo yabaye applied, cyangwa bise bigaragara ko ari x2, ntabwo birimo biragaragara ko ari x square. Kugira ngo ibe x square nuko ndi buze guselectinga kano gace, noneho nkaba nakanda hano, irahita iba applied. Noneho urabona ndamutse nanditse n'ibindi byose birimo biraza n'ubundi kuri ya power, ariko noneho nshaka guhita ngaruka n'undi ku gice cyo hasi, ni ukubanza n'ubundi nkaza kagakuraho, noneho nkahita mvuga wenda ngo plus wenda 6x, wenda reka nkoresha amacapital letters, plus 6x equal wenda 7. Ya ingiyi noneho kaza kuba wenda waba ariyo wagenda ukoresha, cyangwa se ushaka kwandika bitewe n'inyandiko yawe uburyo ushaka kuba wayikoresha. Wenda turaza no tuzigana n'igice cy'ama equation, uburyo ushobora no kuba wakwandika ama equation agiye atandukanye, wenda nk'abantu biga imibare, ahantu haba harimo ama integration n'ibindi bintu, uburyo ushobora kuba wabikoresha noneho ku buryo bworoshye ukitegurira exam yawe, atari kuvuga ngo rimwe na rimwe ujya gutegurisha exam y'imibare kuko wenda yo kuba wayikorera wenda byakugora, cyangwa se nawe munyeshuri, cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese agira ubwo bumenyi, kuko ntawe uba uzi ahantu bazahurira nabyo. Noneho reka tuve kuri kino gice, kano gace twari tukarangije. Hano tujye kuri kano gace ka text effect cyangwa se and typography. Hano noneho ni ukuba waza ugahitamo letter yawe uburyo iri buze kubigaragara. Nk'urugero wenda reka mfate iyi ngiyi ya hano, noneho nze hano kuri typography nshobora kuba nahitamo bitewe n'uburyo nshobora kuba nyine bitewe n'ukuntu mbishaka, nka shadow. Noneho urabona ko bampaye izindi zose nshobora kuba nakoresha. Ese nkoresha shadow uri buze kuba wenda reka nkoreshe nk'ingi ni urugero. Murabona ko buri nyuguti yazanye shadow hasi, cyangwa se ukaba waza ukaba wanayihindura wenda ukigarukira outline. Wenda reka dukoreshe nk'izi hekla, reka nkoreshe nk'iyi. Urabona ko duhise duhindura kara, noneho na noza yayo ihise ihinduka. Ariko yashobora kuba waza ugahitamo
iyo ushaka cyane. Gusa kino gice ntabwo dukunda kugikeka iyo turi mu masitayilizi agiye atandukanye, nk'urugero wenda nkahe dukunda kubikoresha cyane ra. Ku ma invitasiyo sometime, ariko muri wadi ntabwo abantu benshi bakunda gukoresha, ntabwo bakunda gukoresha Microsoft Word bakora ama invitation. Hari izindi software zimeze nkaho zabugenewe, cyangwa se wenda nko ku matangazo, ku matangazo wenda n'ibindi niho bakunda gukoresha mwene iyi typography. Noneho reka tujye kuri kano gace ka hano, wenda reka naho mfate irindi jambo. Kino gice noneho cyo ni ukuba twa highlightinga text. Murabona ko hano hariho umuhondo, ndamutse nkanzeho niwo wahita uba background y'ijambo ryacu, cyangwa se wahita highlightinga ijambo ryacu. Gusa ushobora kuba waza ugahitamo colors zigiye zitandukanye, ukaba arizo ushobora kuba wakoresha. Urabona ko nkahangaha niryo mise na applyingaho. Noneho ushobora no kuba waza ukaba wanahitamo n'irindi iryo ari ryo ryose bitewe n'uko wowe ubishaka. Wenda reka twebwe dukoresha hano. Urabona ko igice cya highlight ndatekereza nacyo twaba tukivuyeho. Noneho hano ho iki gice nicyo noneho kuba twahindura text color. Nk'urugero urabona, reka mfate wenda nk'iyi title ya cyangwa se kano gace ka hano, noneho tube twahindura kara yayo. Dushobora kuba twaza automatic, ubundi ni umukara uba uhari, cyangwa se by default ni umukara uba uhari inshuro nyinshi, ariko noneho ushobora kuba waza noneho wowe ugahitamo kara ushaka kuba wakoresha kara ubona igendanye n'icyo ushaka gukora mu nyandiko yawe. Ushobora kuba waza ugakanda hano kuri more kara, noneho ukaba waza ugahitamo bitewe n'iyo ushaka, cyangwa se ukaza hano kuri custom, noneho ukaba wagenda uhitamo kara yawe ugiye ushaka. Nk'urugero cyangwa se ukaba wanahindura wenda ufite ubundi tuvuga ko, cyangwa se mu mabara, iyo dufite umutuku 250, tukagira green 250, ndetse tukagira na blue 250, bihita bibyara ibara ry'umweru. Noneho tukaba dufite 0 kuri ibi bice byombi, duhita tugira full black, cyangwa se umukara wuzuye. Iyo dufite bino bice 00, noneho hano tukaba dufite 250, uyu ni umutuku tuba dufite. Hano tukaba dufite 0, tukaza hano kuri iki gice cya green, noneho tukaba dufiteho 250, ubwo ni green tuba dufite. Twaba turi ku gice cya blue, twaba dufiteho 250, niho ni blue tuba dufite. Ndatekereza ushobora kuba wenda waza ugahitamo bitewe wowe n'iryo ushaka. Urabona ko duhise turihindura blue. Ndatekereza isomo ry'uyu munsi reka tube turisubikiye hano. Murabona ko twize clipboard uyu munsi, tukiga na font. Ndaje mbategurire n'akandi gace kano kuri paragraph ndetse n'iyi style yo, ndetse wenda tugahita tunarangiriza rimwe n'aka gace kose ka home tab, noneho tugahita tugasoreza rimwe kugira ngo iyi tab ya home yose tube tuyirangije. Gusa muribuka ko tugiye dufite n'ama shortcut ya kuri ibi bintu, nayo nabanje kuyabaha kugira ngo byibura wenda mwebwe muzajye mubikoresha no ku buryo bwihuse. Ndimo ndagenda mbereka buri gace icyo kagiye kavuze hano kuri home tab. Murakoze cyane kubana nanjye, bibuke gukora subscribe, share ndetse na comment. Rwose ndabasabye, nimba wayikunze wowe uzajya ukanda like kugira ngo n'abandi, kandi unashishikarize n'inshuti zawe, ndetse unayipostinge. Nta kintu byaba bitwaye rwose, ni ukuri. Kandi ubufatanye bwanyu ndabukunda, nkunda ko mukunda kwiga, kandi ibyo twiga uyu munsi nibyo bizatugirira umumaro ejo hazaza. Biba bibabaje kuba wenda utunze computer ariko utazi no kuyikoresha, cyangwa se ukabura amahirwe y'akazi kubera ko utazi gukoresha computer. Kandi ureba ni ibintu byoroshye, ni ibintu turimo turiga. Ndabasabye rwose mumfashe, mureke twige, kandi twige tunabikunze. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Yewe ndi Munyaneza Emmanuel, iyi channel yo ni Munyaneza Digital Learning. Ndabakunda cyane cyane. Ubwo ngubwo reka mvuge ngo ubwo nakagaruka bari ko mbabwira. Murakoze cyane.